mwarayigomeye be murayihararuka muyitera umugongo n'ibintu byiza Imana yabakoreye. Igihe kirageze kugira ngo Imana izinceshure, igiye gucenshura, mugiye gukina abaririmbyi abahanzi, mugiye gukina mugiye gukina ikivuga ngo ikiriya murimo mugiye gukina. Saa sita z'ijoro muzajya mukina, mu gitondo mukine, hanyuma utsindwa irusororo iviramo uzajya uvamo bakohereza irusororo, kubera ko ubwenge mbese mwarashatse kurusha ubwenge Imana, murayitekinika mukaza mukabeshya abantu twese turabakozi b'Imana, ariko nyuma ya kamera mugatangira ariko mwapfuye. Nta manza zitabera zigize gute zihari nazo ariko nta manza zitabera zigize gute zihari, ahubwo ni ibibi byuzuye hehe mu bantu. Imana yagize gute yirema, nta byiza babonyemo. Ba diaspora nta byiza Imana babonyemo, nabyo nabyo ngusengera kwa runaka ngo kwa Apostle ngo ukomeye ngo kwa reka nubwo wasengera ntabwo Imana ikubona. Dore icyo Imana ishaka ni umutima wawe. Umwe afite ikibazo cy'umugongo wanze gukira, hanyuma hari Imana yo mu ijuru yarambwiye ngo nzamubwire uyu muntu. Imana irambuye ikiganza cyayo itanze gukira. Hanyuma ikindi cya kabiri, undi nanone uri muri Amerika afite ikibazo cy'ibere, hanyuma Imana yarambwiye ngo yimurinze kurwara kanseri yo mu ibere, kuko yaragiye kurwara ibere rigacika. Hanyuma Imana irambwiye ngo itanze gukira. Hari undi muntu rero Imana yambwiye uri mu Bufaransa, Imana irambwira ngo kandi ibyo bihugu ngewe ukuntu ngiye najyaga nabibonye, urabona nk'uko waba uri kureba televiziyo, nabonaga ibihugu France, Imana izi buri gihugu cyose izina Ubufaransa, Canada, Amerika. Imana yarambwiye ngo abo bantu uko ari batatu Imana igeze gute Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Yes, reka tusuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese abadukurikiye mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Niba udukurikiye ubabaye cyangwa se uri mu bibazo, reka nkubwire ko kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Uyu munsi none twongeye kugaruka kuri kamera zacu kugira ngo tubane n'umukozi w'Imana, n'umwe mu bahanuzi batabivanga, n'umwe mu bahanuzi bakigerageza cyangwa se bakifata umwanya wo kuba banahaguruka bakajya ku musozi bagasenga Imana, bityo rero bikabafasha gutuma bamenya icyo umwuka abwira amatorero. Uraho neza mukozi w'Imana? Ndaho ndashima Imana ibaye icyo turinzi, tugashimira Imana ko twongeye guhumeka umwuka w'abazima, tukahagarara imbere y'ubu bwoko bw'Imana mu madukurikiye aho baherereye hose, nibahabwa umugisha n'Imana. Yego, abantu nibahabwa umugisha n'Imana. Reka nguse kugira ngo wongere ubibwire, numara kubibwira ubundi usenga Imana dukunde tutangire ikiganiro. Ndi umwana w'Imana witwa Damuru, kuko ngiye kuvuga ngo ndi umuhanuzi, kuko kwirata kuri umuhanuzi bamwe bazi kuri umuhanuzi, kandi n'Imana ize ko uri umuhanuzi. Hanyuma Bibiliya irambwira ngo ikigaragaza kuri umuhanuzi nuko ibyo uba wahanuye cyangwa ibyo wavuze bisohora. Hanyuma rero imbuto zerekana ko ndi umuhanuzi cyangwa se na itandukaniro ry'abiyisi. Buriya Yesu cyangwa se umugabo witwa Mose, Imana yaramubwiye ati genda ubuvane buriya bwoko mu gihugu cya hariya epfo muri Egiputa. Hanyuma Mose abuza kubwira Yesu, aramubwira ati ariko se ujya umbwira ngo njyane n'ubu bwoko, ni iki kizamenyekanisha njye n'ubu bwoko ko yuko twakugira umugisha? Ikiza si uko waza ukajyana natwe,
ugashyira itandukaniro ryacu n'ab'iyi si. Mose Imana yumva koko iyo ni ingingo. Imana ibwira Mose ati n'icyo uvuze ndagikora kuko wangereye iki umugisha. So rero bisobanuye ko ikigaragaza umukozi w'Imana cyangwa se umuhanuzi umuprofete ntago ari uko ahanura, ntago ari uko asengera abantu bagakira, ntabwo ari ahubwo imbuto n'imirimo n'ibitangaza bibonerwa muri we ibyo bigaragaza umukozi w'Imana nyawe. Rero Imana y'amahoro ibahe umugisha. Mana turagushimiye, izina ryawe rihabwe icubahiro. Nyemerera ngushime ko nongeye kugera imbere y'ubwoko bwawe, n'abari twavuga baboneka izina ryawe. Baragaza umwuka reze bane muri natwe, kandi iki kiganiro giherekezwe na mwuka wera, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nsabye nizeye, amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza cyane uduhaye. Natangira ikiganiro cyanjye cyangwa se cyacu ndetse n'abadukurikiye ngira ibibazo nkubaza. Ese ni iki kintu kiri gutuma abantu benshi bamaze gutera Imana umugongo? Kandi wajye kureba ugasanga ni bantu basengaga ubutayo cyane, bavugaga ubutumwa cyane, bahanuraga, bantu bakoraga imirimo idasanzwe. Ariko uyu munsi wa none bakaba baramaze gutera Imana umugongo. Nkawe nk'umuhanuzi w'Imana, iyo ugiye mu mwuka ubona ari impamvu kibitera? Dore impamvu Imana ibwira Abisiraheli, yarabwira ati nimumara kurya mugahaga mukambuka iriya nyanja ntimuzibagirwe. Imana yari ibizi neza ko uzibagirwa, yari ibizi neza ko bari bwibagirwa. Buryo uzanatinye n'umuntu parce que ntago urajya gusenga ukumva Imana ibwiye umuntu uti nyamara ngiye kugutabara ariko ntuzibagirwe. Bisobanuye ngo Imana ibireba imbere yakabona kuzibagirwa. N'Abisiraheli rero Imana yabaga ngo nimumara kurya mugahaga mukabyara mukarongora mukamazu mukagera gute, yababwiye amasezerano menshi. Ntangije yabaga ngo nimumara gukora ibyo byose nimuzibagirwa aho mbakoye. Impamvu abantu bateye Imana ngo cyangwa se bakibagirwa Imana yabakoye, icyambere barariye barahaga, bubatse amazu bararengwa, baragiye bararongora barabyara bagira gute, abana biga mu mashuri ahenze, baratabarwa, nta kimana itabakoreye. Uyu munsi wa none iyo ugiye kureba usanga bandi bari mu musozi bari gusenga bari mu butayu, nibo batukisha izina ry'Uwiteka. Reka nkubwire, ubu waba waburaye, umwana wawe atiga, wasohowe mu nzu kajya gusambana, nibatubwire n'abandi. Ubu uyu munsi wa none waba uri mu bukode, nta buryo ufite bwo kwishyura, warangiza ukajya kwirirwa ubwejagura nk'imbwa kuri kamera. Bisobanuye ngo umurengwe wishe iki abantu. Impamvu bafite umurengwe nuko uyu munsi wa none Imana yabagiriye neza. Noneho babandi bari mu butayu ntago bahora basenga Imana babwira ngo Mana ndengera, Mana ntabara, Mana nkura kuri umusozi, nyiza inzara, nyiza ibyago, nyiza amakuba, dore bimeze gutya na gutya na gutya. Imana nayo ikareba n'ubundi nabo bameze nk'abandi bose. Kavuga ati nimubanze mugire gute mwiga. Bibiri ivuga ngo iki? Nzakwigisha inzira unyura ariko nzakugira inama. Nzakwigisha nkwereke inzira unyuramo ariko nzakugira inama. Bisobanuye ngo abantu bananiwe kwiga kandi bananiwe no kugirwa inama n'Imana, aho kugira ngo bumve ya nama rero yego bahita bajya kugisha inama babapfumu bene wabo. None se ugira ngo babakobwa 10 ni harimo abanyabwenge n'abapfapfa. None se mu murimo w'Imana dufite abanyabwenge n'abapfapfa. Sinzi ni musobanukiwe. Impamvu mvuze ko dufite abanyabwenge n'abapfapfa nuko uyu munsi wa none abo dufite benshi n'abapfapfa. Ariko abanyabwenge nta niyo bavuze ntibumva, ntago bumva, niyo bahanuye ntago bumva, ahubwo bahita baterwa iki? Amabuye. Impamvu ntago uyu muntu umutera amabuye afite umuceri mu rugo iwe, afite inzu mu rugo, afite iki, afite imodoka, afite buri kintu cyose aragifite. Impamvu ni iyi: bararenzwe, barahaze. Yego uyu munsi wa none nubwo ubusambanyi bworotse mu bantu, ariko nibigeragezo nabo barimo guhura nabyo. Umugore arareba aravuga ati ntago ndi buburare, abana banjye ntago bari bugire gute, ntago bari buburare, nta nubwo babura amafaranga y'ishuri, mfite ibyo ntanga.
noneho cya kigabo cy'igiwewe nka babandi birivuga ngo nk'abagabo bibigorye yego hanyuma ahita abona ko runaka badomitira ari umuntu akeneye yego akeneye iki akahita amushukisha iki amafaranga akamufatirana bwa bukene yego niyo mpamvu ndavuze ngo muri aba bantu bafite mu kintu cyitwa ubupfapfa bituma n'abantu batakizera Kristo ariko reka mvuge ngo haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera gushibuka kikagira amababi y'ubutono icyambere uyu muntu washoreye imizi muri Kristo Yesu ntabwo yuma ahubwo aratoha atohera muri Kristo Yesu muririmbyi uzuramwuka rero ngo naho ndiho naho napfa ariko nzi ko nkundwa n'Uwiteka ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro yego abantu rero bananiwe kwizera Imana bananiwe no gukunda Imana ahubwo bikundira za Bayali na za Dagoni zibereka ko Damuru nubwo ashonje ariko nakaba ari umuhanuzi ariko nta Mana igize gute imurimo reka nkubwire isi ni ikonsa reka mvuge iri jambo isi ni ikonsa uzonke vuba yego isi ni ikonsa uzonke vuba kuko nayo isi nisakaye ejo nawe yakunyagira uyu munsi wa none hari ab'Imana yagize ngo yahaye umwitangirizo barirukanka bagerayo baragenda barubaka barabigenda baracuruza ariko bacururiza ku miti baragenda baguza mu mabanki barabagira gute ariko bagasambana yabahaye umwitangirizo bagerayo bagezeyo bahita bavuga ati noneho reka twigire inama bakagambana ibaho umwitangiriza baririmbye bagenda bakabaririmba ariko bakanywa byeri iho umwitangiriza abahanuzi bagahanura ariko bakajya mu marodi ikabaho umwitangiriza ariko bakajya bakubedura nk'uko babivuga ariko reka nkubwire Bibiri iravuga ngo ibyo byose urabikora nka kwiyoro kugira ngo mpanywe ariko nzabishyira imbere y'amaso yawe ko bikurikirana uyu munsi wa none ntabwo insengero zifunzwe kubera ko dukiranutse ayewe ngetsengera ngo barazifunze ntago zifunze ngewe urwanjye ntago rufunze ntabwo rufunze reka no mu rugo rwawe no mu nzu no muri saro yawe wagira gute wasenga n'umutima wawe ntago ufunze niyo mpamvu abantu babaye ingwingire Mana yarapfushije bantu babaye ingwingiri mu buryo bw'umwuka bantu babaye ingwingiri Pascal yego mu buryo bw'umwuka babaye ingwingiri k'Imana ngo ntago ikora ibuzwa n'iki gukora habwe icyambere cyo banza wizere ko Kristo ari muri wowe haleluya Bibiri iravuga ngo bana batoya muri ab'Imana kuko babandi mwabanishije uri muri mwe aruta uri mu bisi nicyo gituma bisi bakunda ibyisi abakunda ibyishuru bagakunda ibyijuru uyu munsi wa none ku kijambo ryataye agaciro kubera iki nuko babandi Imana yahaye umwitangirizo nibo bazanye rya jambo rivuga ngo kunywa inzoga si iki si icyaha urumva yabahaye umwitangirizo kunywa inzoga si iki si icyaha no kunywa itabi si icyaha no kusamana si icyaha kuko Yesu yageze ku musaraba byose yagize gute yarabira babapfapfa babapfayongo none Bibiri yerekana ngo bafite amaso yo kureba ntibareba dufite impumyi mu nzu y'Imana dufite impumyi mu bahanuzi dufite impumyi dufite iki impumyi none dufite n'ibipfamatwi ariko birirwa bavuga ibintu bidafite 12 yego uranyumva neza mese dukeneye k'Imana ariko reka mvuge iki kintu hari iby'Imana ije gusobanura nta kibazo nibagende koko bakomeze beza ibyo byaha ariko hari iby'Imana ije gusobanura c'est tout iraje Imana igeze gute iraje Imana iraje kandi ije habona kabiri ije ahagaragara n'ahatagaragara aho hose irahafite kandi iraza ije kuwize n'utarizi mugeze ije kukomeye n'udakomeye
nawe yo imujeho kunanutse n'ubyibushye mbese ntabwo ikanzwe n'igihagararo cyawe nta nubwo ikanzwe n'ayo mashuri wize no nta nubwo ikanzwe mbese ngo kuba warize ukaminuza dufite abantu benshi bize bafite za diplome dufite abantu beza bateye neza ariko bicaye hasi rero kuba Imana yaraguhaye ako kazi wikibwira ko yakaguhaye kugira ngo ujye mu binezeza ahubwo ukora ibyaha yakaguhaye kugira ngo uheshe Imana icyubahiro rero niyo mpamvu kubera ko wayitesheje agaciro nawe igutesheje agaciro cyane sinzi nimba unkurikira kubera ko Imana yaguhaye umwanya iguha umwitangirizo kugira ngo ubyibura ugende ugirire neza abusize inyuma none kubera ko wariye ugahaga ukibagirwa ukahita usenga za mana z'inyamahanga za zindi zashirana za dagoni ni nayo mpamvu rero Imana ije kukwereka ko ari Imana isumba byose naho ibyo ngibyo byo kuvuga ngo ngewe ngo mfite uko nsenga ngo mfite uko mbana haye wowe Imana itaragiye impuhwe Mose yaramusezeranyije amasezerano ayabitse gutya kamwe dore igihugu ngo ikiriya ariko genda ujyane mu bwoko ariko kubera ko mwananiye Imana hano bigize ibinani ku Mana Mana ikindurira Mose mu butayu nako itamugiriye impuhwe urumva wowe uri iki papa urumva wowe uri iki bwenge bwawe no ni iki watanze mwana wa Adamu cyatumye urindwa bigezaho menya karubu nuwagiriwe na bana nawe ujye ushima iyo Mana sinzi nimba ruko ndikuvuga ndi kuyumva hari abakobwa beza bitondaga mbese nimba uyu munsi wa none umwana w'umukobwa yikora hakambara ubusa akajya imbere ya kamera ngo Imana yaguhaye uwo mubiri kugira ngo umubiri wawe ushimwe n'Imana ntago umubiri wawe yaguhaye kugira ngo ushimwe n'abana b'abantu wisomera ijambo ry'Imana yego ntanahanura nigendera kuko ntabwo nje kuri kamera kugira ngo nze ntera abantu ubwoba hoya ahubwo Imana ibabajwe n'abantu bayo begeze gute yiremeye Imana yambwe ngo ninze mbwira abantu bayo ku muntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda ntabwo ari uw'icyongereza kuko sinzi icyongereza yego kuwumva ururimi rw'ikinyarwanda gusa nibyo ngibyo ku muntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda simvuze ku muntu wese wumva icyongereza cyangwa se nk'abandi bavuga ngo nje guhanurira isi hoya kuko isi yose ntabwo ari kuzi ikinyarwanda ariko ku muntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda hanyuma Yesaya igice cya mbere murongo wa 2 ravuze ngo Yesaya ahana abayuda ubugome ni ku mutwe w'ijambo umva wajuru wetega amatwi nawe wasiwe kuko Uwiteka avuga ati nonyeje abana banjye ndabarera ariko barangomera Bibiliya niko ivuze ravuze ngo Imana yonyeje abana bayo irabarira imaze kubarera ariko barayigomera kubera iki ubugome kubera iki uburyarya kubera iki amatiku kubera iki ubwicanyi bwo mu mutima kubera iki ubugambanyi kubera iki n'ubusambo kubera bamaze gufata Imana nkaho ari se wabo ari nyina wabo ari biye cyangwa se ari itenesi hanyuma reka mbabwire ngo hanyuma Imana ije gukina ibashyize mu kibuga aba bantu bamaze kugomera Imana ibashyize mu kibuga Imana yarambwiye ngo nje gukina nabo noneho ugende gake kugira ngo utaza gutsindwa cyangwa se utaza kurata reyo na periyo bigire mu kibuga bose baba bari guhangana none tugiye kureba ngo turebe nimba muri butsinda Imana ubu uri umubyeyi ubu uri umusore ubu uri umupapa ubu uri umukobwa ubu ukomeye ubu udakomeye none mugiye gukina agapira umupira nguyu nimba mugiye gukina akazungu narara ariko urebe neza
reka nkubwire mugiye gukina amacenga mwayicenze noneho bigiye kugaragara noneho ayo macenga yanyu turebe wacenze umwana w'umuntu nta kibazo wacenze n'umuhanuzi nta kibazo waramuhishe nta kibazo ariko Imana ireba urushishi rw'umukara munsi ibuye hanyuma izi neza kuri umubeshyi uri umugome uri umwicanyi uri umusamyi uri umuhehesi uri umupfumu ariko wiyitirira izina ry'Uwiteka ariko bireba ngo nonyeje abana banjye ndabarera ariko reka mbabwire reka twikomereze ariko barangomera inka imenya nyirayo indogobe ikamenya urugo rwa shebuja Abisiraheli bo ntibabizi ubwoko bwanjye ntibubyitaho dore wa bwoko bukora ibyaha we abantu buzuyemo gukiranirwa urubyaro rw'inkozi z'ibibi abana bonona baretse Uwiteka basuzuguye uwera wa Isiraheli baramuhararuka basubira inyuma ni iki gitumye mushaka kugumya gukubitwa muzira gukabya ubugome mutewe umutwe wose urarwaye umutima wese urarabye uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu mutwe n'ahazima ahubwo ni inyama ni ibibyimba n'ibisebe binuka bitigeze gukandwa cyangwa gupfukwa nta nubwo byabobejwe n'amavuta mwakire neza ubuhanuzi murakoze cyane turakomeje hanyuma n'abana bonona Bibiliya wamvishwe ukuntu ibarondora yego hanyuma Imana yarabarondoye rero none uko kuririmba ngo tuzajya mu ijuru kureba abari ariko uri umugome tuzajya mu ijuru kureba abariyo usambana ariko iryo juru nimba ari irya so nimba ari irya so wanyu nimba ari irya Kamonyi iryo juru ubundi muririmbanire wirirwa uminuza za Mitsingi na za Byeri hariya wirirwa ujya mu ngo ni none harizo numvise ngo no mu manura jipo none warangiza ukaza ati topesa mbese izo ndimi ndeka nkubwire mbese guhanura bizarangira yego kuririmba bizarangira mbese no kujya mu mwuka nabyo bizarangira iki kintu kitazarangira reka n'Uwiteka mbese ni jambo riri muri wowe kuko ijambo ntabwo rishobora kurangira urukundo ntabwo rushobora kurangira ariko reka nkubwire uyu munsi wa none mwagomeye Uwiteka Imana yambwiye ngo nimwisuzume nze mbatanganiza amakuru ngo nimwisuzume ese uko Imana yaguhamagaye uko yakuremye ni kuri ntabwo Imana iri bukangwe n'ayo mabuno ngo mwirirwa ngo muza kuri kamera ngo muze ngo murerekana ngo amabuno ngo Uwiteka yabahaye nyashe ngo yabahaye amabuno igiye kuzana timasi hanyuma iraringaniza uba ufite amatuzi iraringaniza urangana nanjye umva nkubwire inshuti yanjye ntabwo Imana inaniwe kuba nanjye yantera akaboga ngo ariko igihe ni icyacyo mwamaze kugomera Imana none indogo bimenya nyirayo inka nayo ikamenya nyirayo ariko abana Imana yiremeye mwarayigomeye murayihararuka muyitera umugongo n'ibintu byiza Imana yabakoreye igihe kirageze kugira ngo Imana izinceshure igiye gucenshura mugiye gukina abaririmbyi abahanzi mugiye gukina mugiye gukina ikivuga ngo ikiriya murimo mugiye gukina saa sita z'ijoro muzajya mukina mu gitondo mukine hanyuma utsindwa irusororo uzajya uvamo bakohereza irusororo kubera ko ubwenge mbese mwarashatse kurusha ubwenge Imana murayitekenika mukaza mukabeshya abantu twese turabakozi b'Imana ariko nyuma ya kamera mugatangira ariko mwapfuye ryari baroko mwapfuye ryari bahanuzi mwapfuye ryari bantu b'Imana Imana yaremye mwagomeye Uwiteka mwapfuye ryari mugiye gukina twikomereze mugiye gukina umubyeyi agiye gukina n'Imana
mu kibuga hariya ese buriya birakwiriye impamvu ko bikwiriye nuko bayiteye umugongo siko yabarondoye se yego siko yabarondoye kubera ko bayiteye iki umugongo nose se yabahaye kwiga bakarangiza ikabaha akazi ntibayiteye umugongo se bajya gusambana nose buriya hari umuntu ufite ubushobozi bwo kuba yakifata kuba ngiye gukina n'Imana ni nayo mpamvu nayo ibahaye umukoro ibahaye rugari kuko Bibiliya avuga ngo uwezwa ntakomeze yezwe n'uwandura akomeze agiye gute yandure hanyuma noneho abangaba bigize abanyabwenge yego mu by'Imana bagiye guhangana nayo Imana ntago ifite ntago ifite umukino n'ikiremwa muntu oya nanjye niyo mpamvu nabivuga kubera ko yarababwiye barumvishije hanyuma ni nayo mpamvu Imana igeze gute igiye gucagura hanyuma abangaba bibwiye ko ari ibikomerezwa mu by'Imana bagiye mu kibuga umusifuzi Kristo ntago baraza kwikinisha buretse se atari ukwikinisha bino yego gukina ari bonyine ko ntago bakina n'Imana buretse se umusifuzi ni Kristo yego umutoza data mwuka wera mwizamu none ku ruhande rw'umuntu uranyumva neza harya hari abantu bitwa ngo indorerezi yego abafana yego noneho mugiye kuzajya mubona bimwe bahishwe bya bindi bahisha abanyabwenge bigiye bizajya biza ku mugaragaro kubera iki urumva Kristo ntago we abera nk'uko abasifuzi bagira gute babera abacamanza se ni hari ari abo bakubita babituga umukwaha bikarangiza urubanza rwose cyane ibyo ngibyo rero ntago bigiye gukora kuri yo ahubwo Imana yo n'umwana wayo na mwuka wera Imana data yego Imana mwana na mwuka wera bigiye kumanuka si ubutatu butagatifu yego bigere hano mu isi ikine n'umuntu wayo yiremeye hanyuma imubwira ati ngaho nsinde shyira umupira hariya ntuvuga ko wize se ngaho tugende tsinda turebe uzaburana se ku ruhande rw'umuntu umutoza azaba ari inde umunyezamu azaba ari inde none se sinabivuze wenda ni ku ruhande wenda rw'Imana ntabivuze ariko umwuka wera azajya mu izamu yego si ubutatu butagatifu Kristo aba umusifuzi Imana nayo ihagarare hariya ati reka turebe none se umutoza ni data nk'uko Yesu abivuga ati ni data ni Imana yego hanyuma yicare hariya reka ndebe abantu niremeye uko bameze ngaho nimukinesha sinabatojeje se sinabagaburiye nimwambaye se nimwubatse amazu se nimwize sinabagire sinabatabaye se ngaho nimugende nimukine uhatambukana umucyo niwe uzagenda ihangane mu nkono y'Imana nakujabura bantu barajabuye bantu bariye imituri Imana izicara ku ntebe nk'uko nanjye nicaye hano nirangiza ihamagara ati yewe pastor runaka ngwino nawe ngaho jya mu kibuga ntiwirirwa uvuga ati se ntiwirirwa unyamamaza se yego none se sinahanuye yego warahanuye ndabyemera yego ngaho genda ukine turebe najya gutera mu izamu icyaha yakoreye hehe muri roji hariya hakurya kigaragara mu izamu ko naraye nsambanye se bije hari imbere hariya gute abaratsinzwe tayari simba kopeje se ntacyo utabutubwiye rwose no kubera ko ari umudiaspora yego yagiye Imana yavuze agerayo Imana ivuze
abona ibyangombwa Imana ivuze ndetse abona akazi Imana yavuze ntamubwira ati ni wowe ndakujyanye nkugiriye neza ariko nugerayo uzubahisha izina ryanjye ageze ahita yihindura nk'abana nk'abanyamahanga nk'abapagani hanyuma rero reka mvugane n'aba bantu none icyo gitereko Imana yari yashyize muri wowe ukakimura hanyuma nawe iguteje ikintu gituma noneho uyigaruka imbere yayo ariko mvugira ngo amina ariko amen yego kubera ko Bibiliya iravuga ngo ibyo byose urabikora nka kwihorera ukagira ngo mpanywe nawe ariko byose ngiye kubishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana erega abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa abiringiye Uwiteka ntago bagera bakorwa n'isoni iyo bashonje barihangana iyo bambaye ubusa barihangana ariko umurengwe wisha abantu umurengwe wisha abantu umurengwe wisha abantu umurengwe abahanuzi Pascal nyifashiriza unsomere aya magambo ngiye kukubwira hanyuma kugira ngo Uwiteka asohoze icyo ishaka kuvugana n'abantu bayo Yesaya 59:15 Yesaya 59:15 ariko Imana yavuze ngo inka imenya nyirayo indogobe ikamenya sebuja ariko abantu banjye niremeye barangomeye Imana yarambwiye ngo nimbabwire abantu mwagomeye Imana hanyuma Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibashyize mu kibuga hanyuma mugiye gukina umunyabwenge uzi ubwenge arumva icyo umwuka abwira amatorero hanyuma ikindi cya kabiri ubwo uri butsindwe nimba uzi neza kuri butsinde Imana urajya mu kibuga ariko nimba uzi neza kutari buyitsinde hanyuma ca bugufi wihane kugira ngo ibigiye kukugeraho bisanga wejejwe mwezwe twagiye reka dusome mu izina rya Yesu Kristo Yesaya 59 umurongo waho wa 15 reka twumve icyo Imana ivuga yego 15 nukuri koko ukuri kurabuze buretse gatoya niki ukuri kurabuze ukuri kugize gute kurabuze hehe mu bantu ni inyamaswa mu bantu ni ingurube mu bantu ni imbwa mu bantu ni inka se mu bantu baremwe nande n'Imana ukuri kugize gute kurabuze n'uburyarya buzuyemo yego uretse ibibi aba umunyage yego uretse ibiki ibibi hari ibyiza Imana ivuze oya hari ubwiza Imana ivuze oya hari ukwirerembuza Imana ivuze hari ukuyatereka Imana ivuze hari mini wumvishije se hari amatuza se hari amabuno yandi mwirirwa mubona bazunguza hari ibyo mwumvishije Imana ivuze ngo iki ukuri kugize gute kubuze iki hanyuma ikindi gikuri uretse ibibi aba umunyage Uwiteka yarabibonye ararakara kuko nta manza zitabera zihari nta manza zitabera zigize gute zihari nazo ariko nta manza zitabera zigize gute zihari ahubwo ni ibibi byuzuye hehe mu bantu Imana yagize gute yireme nta byiza babonyemo ba diaspora nta byiza mu Imana babonyemo nabyo nabyo ngusengera kwa runaka ngo kwa Apostle ngukomeye ngo kwa reka nubwo wasengera ntabwo Imana ikubona dore icyo Imana ishaka ni umutima wawe nimba ukora ibyiza setu ariko nimba uzi ukora ibibi ca bugufi wihane
nta byiza Imana ikubonyemo oya, ntabwo ayo maso utereka ntabwo ari Imana ishaka oya, ahubwo ibibi wuzemo ugasanga umuntu afite urasenga ariko ufite ubugome mu mutima wawe, warangiza ngo uri umuntu w'Imana. Imana ntabwo igira munyangire, Imana ntabwo yumva amabwire, Imana ntabwo igira ishyari, Imana ntabwo itongana, Imana ntabwo igira uburyarya cyangwa se inzangano z'umutima hoya. Imana ni urukundo, nimba utankunze n'Imana ntabwo ugize gute uyikunda, ahubwo urangwa n'iki? Ni ubugome, ni uburyarya, n'ubwicaye. Ca bugufi wihane, Bibiliya ni kuvuze ca bugufi ugize gute wihane. Twagiye hanyuma nsomera Yesaya, somera Yesaya 18, Yesaya 59:18. Yesaya 59:18. azabitura ibihwanye n'ibyo bakoze. Oye buretse gato ngazagira gute? Azabitura ibihwanye n'ibyo bakoze. Nabahe ni babandi? Yego. Ni babandi. Abanzi be azabitura ego uburakari. N'ababisha be azabahora. Kandi n'ibirwa azabiha inyiturano. Azabitura ibihwanye n'ibyo bakoze, abanzi bazabitura uburakari. Azabitura ibyo wakoze, nimba waravuze nabi mwene so, amagambo wacuranze nawe bagiye kuyagucurangira. Inkota wicishije mwene so nawe ije kukwica, akebo wageremo mwene so nawe ugiye kukagererwamo. Imana iravuze ngo izabitura ibibi mwagize gute mwakoze mwandyarya. Imana yarambwiye ngo ubugome bukabije kuba bwinshi. Ndayibaza ngo nukubera iki? Ngo nukubera umurengwe. Hanyuma navuga ngo umurengwe aturutse kuki? Ngo impamvu ngo nuko ngo bamaze kurengwa. Abo natabaye abo nagiriye neza nibo banyituye ibi ngibi. Tariko uburakare bwanjye burakongejwe. Imana irangije irambwira ngo yewe genda umbwirira abantu banjye ngo uzi ubwenge nasenge, uzi ubwenge nasenge, uzi ubwenge niyegera Imana, uzi ubwenge nahagarare neza mu mwanya Imana yageze gute imushakamo, kuko Imana ifite umujinya, ifite uburakari bwinshi. Hanyuma aya magambo yose ni ibimenyetso Imana, kuko ngewe yo Imana ivuganye nayo ngenda nyaka n'ibimenyetso. Yego kuza gutitira no kuvuga mu ndimi, ibyo ngibyo ntago ari byo Imana igeze gute ishaka. Ahubwo Imana irashaka ko umuntu wese uzi ko yavuganye n'Imana nacunga izamu rye. Nacunge izamu rye. Mani bahumugisha. Urakoze cyane ku butumwa bwiza uduhaye bukomeye cyane, ndetse n'ubuhanuzi navuga ngo abiki gihe bakeneye, kuko ni byiza ko Imana ikebura ubwoko bwayo. Umuntu yakwifuza gusengana nawe cyangwa kuvugana nawe, nyemerera utambutse nimero ya telefone nurangiza usenga Imana. Hanyuma umuntu wese wumva ushaka ko dusengana n'ubuntu. Ngewe Pascal uranzi neza iminsi tumaranye uranzi. Hanyuma gusengana n'umuntu n'ubuntu ntabwo ari ikiguzi. Yamamagara kuri 0749 11 kuri WhatsApp 0782 79 652. Ikindi cyongeyeho ku muntu wese wumva ukenewe gusengerwa by'umwihariko ari kuri telefone, ngewe ndi tayari, kuko ngewe mu minsi mbara cyangwa senza kuri izi mbuga ni gake. Ngewe mba ndi kwisengera hehe ahantu hose. Ngewe nago nkumirirwa, ahubwo ngewe ndasenga. Ikindi cya kabiri, Imana iherutse kunyereka ko abantu batatu, ngiye kuvuga ku bantu batatu bonyine nkahita nsenga. Hari ababyeyi babiri, umwe ari muri Canada ni undi ari muri Amerika.
aba babyeyi umwe afite ikibazo cy'umugongo wanze gukira, hanyuma hari imana yo mu ijuru yarambwiye ngo nzamubwire uyu muntu, imana irambuye ikiganza cyayo itanze gukira. Hanyuma ikindi cya kabiri, undi nanone uri muri Amerika afite ikibazo cy'ibere, hanyuma imana yarambwiye ngo yimurinze kurwara kanseri yo mu ibere, kuko yaragiye kurwara ibere rigacika. Hanyuma imana irambwiye ngo itanze gukira. Hari undi muntu rero imana yambwiye uri mu Bufaransa, imana irambwira ngo, kandi ibyo bihugu ngewe ukuntu ngiye najyaga nabibonye, urabona nk'uko waba uri kureba televiziyo, nabonaga ibihugu France, imana izi buri gihugu cyose izina, Ubufaransa, Canada, Amerika. Imana yarambwiye ngo abo bantu ko ari batatu imana igeze gute irabakijijwe. Hari n'undi mugabo nanone wari ufite ikibazo, reka mvuge ngo iyo yajyaga kubaka urugo biranga, bigeze gute bikanga kubaka iki urugo, ndetse yarivuje zaranze. Hanyuma imana yarambwiye ngo uyu muntu hari ikikoze mu mubiri we, ikindi imana irangije irambwira ngo hari abantu imana irinze muri uku kwezi kwa 4 n'ukwa 5, yimanye ishyizeho ikintu cyitwa uburinzi bukomeye kuri we. Hanyuma reka twisengere imana. Ufite ikibazo azanyandikire cyangwa yinyarukire ku Murage TV7, azahasanga nimero zanjye zose. Mwami Yesu turagushimiye, izina ryawe rihabwe icubahiro, uri Uwiteka niryo zina ryawe, uradonara. Nyemerera izo mvuze ntaba ari njye, ahubwo Mwuka Wera biherekeresha umwete wawe, kandi imbaraga z'Umwuka Wera zigende zirukana imyanda yose, imivumo n'imitongero, umwuka w'icangiro, umwuka w'ubuhakanyi, ndabisenye mu izina rya Yesu wabambwe ku musaraba akazuka. Nyemerera Mwami Yesu Uwiteka wumva umuntu wese uri bwumva uyu muntu uri bwumve iki kiganiro, umuhe kumvira. Kandi ndagushimiye ko hari abantu uruhuye imitima. Urakoze mu izina rya Yesu dusabye twizeye, amen.